agaciro. Tugiye rero kubana, dufite filmu uyu mugoroba ivuga ngo gukura ibishimwa mu bigawa. Ikintu gituma inshuti y'Imana ni ugukura ibishimwa mu bigawa. Turaza kwifashisha reference y'icyanditswe dusanga muri mu gitabo cya Yeremiya. Turifashisha reference dusanga mu gitabo cya Yeremiya, Yeremiya ibice 15 umurongo wa 19. Haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere, uhagarare yanjye. Kandi ibishimwa nubivana mu bigawa, uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukira. Kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa igihome gikingiye abo bantu. Nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo nkukize kandi nkurokore, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Reka dusenge ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nukuri ibishimwa mu bigawa, nzakugira akanwa kanjye. Amen. Tugiye kuganira uyu mugoroba ijambo rivuga ngo gukura ibishimwa mu bigawa, kuko iyo dufashe ibintu bishimwa tukabitandukanya n'ibigawa, aho kanya tuba twabaye akanwa, duhinduka akanwa k'Imana. Reka dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, turongeye turagushimiye, turaguhimbaje kubwo kwera no gukiranuka kwawe. Uri mwiza, bera mwiza gutegereza bose n'ubugingo bw'abakubaha. Mana, turagushimiye ko udufungura imiryango kugira ngo tuze kwino radio Agaciro ikurikirwa n'abanyeshuri bari hano muri kaminuza ya Huye. Turasende kugira ngo bafashwe n'ijambo wateguye kubagezaho, kandi n'abadukurikirana online kuri social media, Mana bafashwe. Turasende kugira ngo ijambo ryawe rigire imbaraga cyane, nk'uko twasomye tubona uburyo ryagize imbaraga muri Efeso, maze abayuda n'abagiriki bose babwirirwa ubutumwa bwiza barihana. Turasende kugira ngo uzubane natwe, kandi nuko ungire akanwa kawe ubwira abantu icyo washatse ko bumva, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Nanone tugiye kuganira uyu mugoroba ku cyiciro kivuga ngo gukura ibishimwa mu bigawa, gutandukanya ibintu bigawa n'ibishimwa, gutandukanya ibyera n'ibitera. Mbere yuko tuganira iri jambo, nagira ngo tubanze tuganire, twumve gato iyi ndirimbo ya ambasada ivuga ngo nahuye na Mensiya. Ubundi ndaza kwita ngaruka mu mwanya turebe kwifima. Imana y'umugisha cyane. Ni ikintu gifite imbaraga nyinshi gukoresha uburyo bw'iyakure, kuko kera abapagane barabidutanze ubwo bafataga indirimbo bakazikwirakwiza, ariko abakozi Imana batazi gukoresha social media. Ariko ubu ngubu barabimenye, ni umugisha udasanzwe. Rero tudatinde cyane kuri ambassadors, gusa tunayishimira. Reka dukomeze ijambo ry'Imana nyirizina, aho tugiye kuganira film cyangwa icyigisho kivuga ngo gukura ibishimwa mu bigawa. Haleluya. Gukura ibishimwa mu bigawa. Twasomye ijambo ry'Imana dusanga hano muri mu gitabo cya Yeremiya ibice 15, havuga ngo ibice 15 umurongo wa 19, haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye. Kandi ibishimwa nubivana mu bigawa, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa, uzaba nk'akanwa kanjye. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibe igihome gikingiye abo bantu. Nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi nkurokore, niko Uwiteka avuga. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma riri kutubwira uko Imana yabwiraga Yeremiya iri kumunyuramo
ariko arimo irabwira ubwoko bw'abayuda bari baragiye kure y'umwami wabo Uwiteka wahamagaye akabavana mu buretwa, akabatarura, akabazana mu mucyo, akabazana mu gihugu batigeze kumenya, igihugu kitari cyabo. Muri kubona nk'iminsi ari kuba intambara y'ibihugu Israel na Palestina, ariko actually hari ahantu Israel yari iri, ni Imana yahaye ahiri currently, yahaye Aburahamu, ariko yahamuhaye yagena Abisirayeli haratuye andi mahanga. Rero Imana yabavanye mu bihugu bazereragamo hariya muri Egiputa, ibazana muri icyo gihugu cy'amahanga, yirukana abagirugashi, yirukana abayebusi, yirukana abaheti, yirukana abahivi, abasimeo, abagibeyoni, barangije araza abatuzamo. Ariko bagendaga bacumura bakajya kure, bagasuzugura Uwiteka, bigatuma abahanisha gutatana mu mahanga, bigatuma amara igihe kinini batatana ku ngoma y'umwami Yakimu. Ubwo umwami Nebukadinezari yaje atera igihugu cy'Ubuyuda arahagota, kuko Yeremiya yari yarabahanuriye kera, abahanurira ariko bakanga kumvira ibyo yababwiraga, kugeza n'ubwo Yeremiya bamukubitaga bakamushyira muri gereza bamuziza ibyo arimo arahanura. Yahanuraga intambara, yahanuraga ibintu bitari amahoro. None abandi bantu b'ibinyoma bari icyo gihe baramujomberaga, bakavuga ngo reka ngo uri kubeshya umwami, ngo ntago ari ibyo Imana ivuze, Imana ivuze amahoro. Yahanura intambara bati Imana ivuze amahoro, bigatuma Yeremiya bahora bamurwanya kandi batamwumvira, kuko ubuzima bwe bwazamo kuvuga ukuri, kugeza n'ubwo avuze ngo Uwiteka waranshutse nemera gushukika, kuko ubuzima bwe bwabaye ubuzima bw'agahinda, kuko yabwiraga abantu yuko hari akaga, yuko hari intambara, yuko nibatihana bazarimbuka, yuko bazaza bagaterwa n'umwami w'i Babuloni akaza akabagota kandi akabajyana mu bunyage, ariko banga kumwumvira kugeza ubwo ibyo byose byasohoye. Yeremiya arangije abamujyana i Babuloni, akomeza ahanurira, arangije arimo arahanura aravuga ngo nungarukira nzakugarukira, ngo kandi ikindi nufata ibishimwa ukabivana mu bigawa, tugatandukanya ibyera n'ibitera. Ari ikintu gitangaje nasomye mu migani, mu mubwiriza, ngo mu bintu bitangaje cyane ni ukubona imirimo y'abakiranirwa harimo iyo gukiranuka, none n'abakiranutsi bafitemo imirimo yo gukiranirwa. Umwanditsi aravuga ngo n'ibyo byose nasanze ari ubusa. Bivuze ngo kuba uri umukiranutsi ariko witwa, ariko imirimo yawe ikaba inyuranye cyane n'iy'abakiranutsi, ni ubusa. None no kuba none utarakira Yesu ukaba ugikora neza, ufite ingeso nziza, nabwo nabyo ni iki? Ni ubusa. Nicyo kintu gitangaje, nicyo mu gitabo cy'umubwiriza batubwira ngo n'ibyo nasanze bitangaje. Ariko hari ijambo nabazaniye uyu mugoroba, ngira ngo twese abagize amahirwe yo kumva iri jambo ry'Imana dutandukanye ibintu, habeho separation. Hari ikintu bita sieving, kuriya kuntu ufata ibintu bireremba bifite densite nini nino bikajya hasi, ibyo nayo bikajya hejuru, gutandukanya. Uyu mugoroba nagira ngo twese turi gutega amatwi iri jambo ry'Imana habeho gutandukanya, habeho gutandukanya gusenga, habeho gutandukanya kudasenga, kugira ngo hatazajya habonekaho gapu y'abakijijwe n'abadakijijwe. Mu gihe hari kubura itandukaniro, imibereho y'umuntu ukijijwe n'udakijijwe n'ubundi bisa, ibyo byose ni ubusa. Hagomba kuboneka difference byanga byakunda. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Mwene data, ahantu hose uri kunkurikira, Satani we akunda akazuyazi, kumukorera unabivanga no gukorera Imana ntacyo bidumutwaye. Ariko Imana yo ntishaka ko uyikorera uvanga. Imana ntabwo ishaka uruvangitiranye. Satani ntacyo rumutwaye, ariko Imana yo ntishaka uruvangitiranye. Gukorera Imana bisaba kumaramaza, kandi ni amahitamo. Muri ngo ibyishimo byanjye nasanze bishwe muri Kristo. Bavuga ngo njye nahisemo kwibera ari amagambo ankomeza. We yahicuzinzemo, yafashe decision. Brethren, ndagira ngo mbwire iki kintu, ba mu buzima bufata umwanzuro, gufata icyemezo rwose,
kandi icyemezo cyawe aba ari cyo ugumaho, aba ari cyo uhagararaho. Kuko guhora uvangavanga ibintu ni ikintu kidafite meaning kandi kidafite icyo cyakugezaho. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Mu gihe wafashe ubuzima bwawe ukabutandukanya n'ibitera, ako kanya uzahinduka akanwa k'Imana, kandi Imana izagukoresha iby'ubutwari. Haleluya! Mu gihe wemereye Imana ukafata ubuzima bwawe ukabujyana kure rwose bugatandukana n'iby'umwijima, ako kanya directly uzahinduka akanwa k'Imana, kandi none uzaba ubuzima bugaragaza Imana. Reka mbabaze mwese abankurikiye muri uyu mwanya, igihe Yesu yari agiye Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe, nuza yararirimbye Hoziyana, nayo indirimbo yararirimbye, indirimbo yitwa ngo Hoziyana, ngo umunsi umwe Yesu yinjiye mu murwa wa Yerusalemu mu cyoro cy'umwami w'abami. Noneho abaturage bo mu murwa bose basasa imyambaro baririmba aho Yesu yanyuraga, ati bavuga Hoziyana, Hoziyana, Hoziyana. Anyway, mbese reka mbabaze, iriya nuza, iriya farashi ni Yesu, iya ndogo bayimene ni Yesu. Yesu yarayiriho bayisasira imyenda, aho Yesu yagendaga anyura. Mbese iriya farashi se yakandagiye ku bitambaro? Ntabwo Yesu yari ari ku ifarashi ngo akandagire ku bitambaro, ahubwo iriya farashi yari ihetse Mensiya, niyo yakandagiye ku bitambaro. Nawe ndagira ngo nkubwire aho uri hose uri kunkurikira, mu gihe uzaba ufite Yesu nawe uzakandagira ku bitambaro. Nimba uhetse Mensiya, nimba ufite Mensiya mu buzima bwawe, uzubahwa kandi uzahabwa icyubahiro, atari uri kubahwa ahubwo ari kubahwa Mensiya ukurimo. Haleluya! Kandi ijambo rivuga ngo ufite uwo mwana ufite ubugingo. Umuntu ufite umwana ari igihe agera ahantu ahetse, bakaba barahagurutse da kugira ngo umubyeyi uhetse umwana yicare. The same ku gakiza, iyo twakiriye Yesu nawe niko twakira amafaveri menshi mu buzima aturutse kuba ari we twakurikiye Yesu. Rero brethren, twiga iki kintu cyo gukura ibishimwa mu bigawa. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, nanone dukomeza tuganira turebe ku mugabo witwa Yosefu. Yosefu ni umuntu iki kintu wacyumvaga neza cyane. Yosefu ni ibintu yari abizi neza cyane ibintu byo gukura ibishimwa mu bigawa, kuko yari azi Mensiya wamuhamagaye, yari azi Imana ya Isiraheli, yari azi Imana y'abasokuruza, akayubaha kandi akayitinya, agahora mu buzima buglorifyinga, ubuzima buha icyubahiro umuremyi we. Reka dusomere ijambo ry'Imana twumve. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice 39, dusome ku nkuru z'uwitwa Yosefu wabashije kumaramaza neza mu mahitamo ye, abasha guseparatinga ndetse no gutandukanya ibishimwa n'ibidashimwa. Kuko iyo aza kuba mu buzima budatandukanya, yari kuba yishe ahazaza he n'inzozi ze niyerekwa Imana yamuhaye. Kuko ari abantu benshi bagira amaviziyo, revelation ziri authentic, amerekwa y'ukuri rwose, ariko akicwa n'ibyaha. Kuko umuntu ufite iyerekwa ni umuntu ugomba kwirinda, kandi umuntu ufite icyo yahawe n'Imana n'ikibitsanyo yahawe n'Imana agomba kwirinda ndetse akarinda ikibitsanyo yabikijwe. Kuko umunsi ku munsi Satani abagihiga, abareba agaciro icyo kintu Imana yagushyizemo gifite, maze bigatuma umunsi ku munsi aricyo arwanya. Ntabwo Satani akurwanya nk'ukuri, ahubwo akurwanya nk'uko uzaba, kuko abasha gutumbira akareba imbere hacu uko hameze. Reka dusome. Yosefu yari umuntu wabashije kurinda ukwera kwe. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 39, aravuga ngo nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza
aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe na Yozefu, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akozeho cyose. Yozefu amugiriraho umugisha, aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yozefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima n'ibyo ku gasozi. Urumve, uyu muntu Yozefu yari afite umugisha udasanzwe, ku buryo ikintu yakoragaho cyose cyabaga kiri very very blessed, kugeza ubwo ahantu hose yagenze, ahantu hose ikintu cyose yakoragaho cyabaga gihawe umugisha, kubw'uko yari yarakuye ibishimwa mu bigawa. Yari umuntu wabashaga gutandukanya ibyera n'ibitera, yari abashaga gutandukanya ibishimwa n'Imana n'ibidashimwa n'Imana. Yari umuntu utajya uvanga ibintu. Noneho amaze kumubitsa ibintu atunze byose, mu byamubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yozefu ari we yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yozefu, aramubwira ati turyamane. Amubwira ngo turyamane, maze ariyangira. Ariko nyirabuja ati dore databuja amaze ariyangira, abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha ne gukora icyaha gikomeye gityo nkacumura ku Mana? Akajya abimubwira atyo, abwira Yozefu uko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa ngo abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari n'abandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we, aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we, agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu, aramubwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye, nabarisha ijwi rirenga. Maze yumvise ne hejuru n'abaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Ngayo nguko ibya y'umugore wa Potifari. Yozefu yari umuntu uzi kurinda ukwera kwe. Imana yari yaramugiriye neza, imuha iyerekwa ryo kuzaba umutware, akazatwara ubwoko bwa se, na se akaba ari ubakiza inzara yari igiye gutera mu gihugu cy'i Kanani, aho bari batuye. Ariko ikintu cyari gitangaje, mw'iryo yerekwa Imana yamuhaye, akarivuga atazi ibyo avuga, byabaye impamvu yo kumwanga ndetse no kumurwanya, kugeza ubwo bagambiriye no kumwica inshuro nyinshi. Baza kumufata bamujugunya mu rwobo, baza kumukuramo baramugurisha, bamugeza kwa Potifari. Abaho neza rwose, ahabwa umugisha n'Uwiteka, atwara urugo rwa Potifari. Mu gihe yari arutwaye, mu gihe yari umutware warwo, Imana kubera anointing yari yarahaye Yozefu, urugo rwa Potifari ruhabwa umugisha ku buryo budasanzwe. Ariko Imana yarahaye Yozefu igikundiro ndetse n'ubwiza, byatumaga yifuzwa n'abagore cyane. Ariko kwifuzwa n'abagore ni igeragezo kibi cyane, kuko kubatsinda n'Imana niyo ituma utsinda ibishuko bya kigore, ibishuko nk'ibyo ngibyo biri sexual morality, kubitsinda naho Imana, kuko we yakundwaga n'abagore cyane. None ntiyakundwaga n'abagore baciriritse, kugeza n'ubwo umugore w'umutware Potifari yamurarikiye, agashaka kuryamana nawe, amwifuza igihe kirekire,
ariko Yozefu akiyangira, Yozefu akamuhakanira, Yozefu akanga igihe cyose, akavuga ati sinacumura ku Mana yo mu ijuru. Iki kintu rero Yozefu yakoze nicyo kintu ngira ngo twigireho twese abakurikiye ijambo ry'Imana ano masaha. Igihe cyose kugira ngo ube umuntu ukomeye kandi uzasoza ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, ni ugutandukanya ibintu. Haleluya! Ni ugutandukanya ibintu. Nako ubuzima buvanga ibintu. Iyo umuntu abaho avanga ibintu, nta kintu anyway, aba ari n'indyarya ntago amaramaza. Imana irashaka yuko bene data aho muri hose aka kanya mukurikire iri jambo ry'Imana kwino radiyo, Imana ishaka yuko dutandukanya ibintu. Ntago Imana ishaka uruvange, ntago Imana ishaka kuba urimwe ucumbikiye umucyo ubundi ugacumbikira umwijima. Dukwiye ko ubuzima buri authentique kandi ubuzima bumesa kamwe, ubuzima bufite amahitamo amwe yonyine. Yozefu aramaramaza abwira nyirabuja ati ntibyashoboka. Haje kubona ikindi, nyirabuja aramushyirisha mu nzu y'imbohe, baramufata baramufunga. Ariko kuko yubashye Imana kandi yagiye anarengana na revelation yari afite, yari kuzaba revirity, yari kuzagerwa kuzuzura mu gihe kiri imbere, yageze no muri gereza n'ubundi naho Imana irahamushimira kandi ahabanira neza n'Imana, kandi ategeka izindi mbohe kugeza ubwo yanahawe gutabarwa kwe, avamo ajya kuba umutware wa Egiputa. Kuko iyo utsinda ibigeragezo n'ibishuko biba bigusunikira kukuzura kw'amasezerano yawe. Kugira ngo umuntu yakire amasezerano Imana yateguye ku buzima bwe, aca mu bishuko bya teste kandi byo kumugerageza kugira ngo arebe gushikama kwe ndetse no kwirinda kwe. Mwene data, ntuzigere na rimwe uva ku byizerwa bitewe n'ibitagenda uyu mwanya, bitewe n'intambara uhuye nazo, kuko intambara zo zizahaguma. Ariko kuba intambara zihari bivuga ngo zigutegure kugira ngo bigaragare authenticity yawe, bigaragare ukwera kwawe uko kuri. Kuko ibintu byinshi mu gitondo abantu babyuka mu gitondo babigisha, baravuga ijambo ry'Imana baragira ute, ariko iyo bahuye n'ibigeragezo bibadana mu byaha bakabitsinda, nibyo bigaragaza yuko koko burya bari authentique. Cyangwa wahuye n'ibigeragezo ukihangana kandi ukabivamo, bigaragaza ko ukunze Imana. Abantu benshi baravuga ngo njye sinasambana ari uko babuze opportunity yo gusambana. Abantu baravuga ngo njye sinanywa inzoga ari uko babuze amahirwe n'amafaranga yo kuzinywa. Ariko umuntu udasambana, umuntu utanywa inzoga, n'umuntu utagira ute, n'umuntu utiba, n'umuntu uri exposed ku byo byaha, ufite n'amahirwe na access kuri byo ariko ntabikore. Nimba ufite amahirwe yo kugura indaya, ntuyigure. Ukaba ufite amahirwe cyangwa ufite n'ubushobozi bwo kugura inzoga, ntuyinywe. Ukaba ufite ibifaranga biri imbere yawe n'uburyo wabicomora, ntubijyane. Ako kanya nibwo rero uba ukijijwe neza. Uko rero ibihe bigenda bishira, tugenda tubona yuko abantu bagenda bitwa ko abantu bari mu murimo w'Imana cyangwa abantu basenga, bagenda bavanga ibintu, bagenda bajya kure y'ukuri kw'ibyagakwiriye, ahubwo bakagenda bavanga. Ariko dore amahitamo yacu. Haleluya! Amahitamo yacu ni ayahe? Ni ukugira ngo tube mu buzima bwita neza ku muhamagaro, butajya kure y'icyo Uwiteka Imana yaduhamagariye. Dukure ibishimwa mu bigawa, nibwo tuzaba akanwa k'Imana. Tugiye kongera tuganire gato ku rugero rundi witwa Daniyeli. Daniyeli yari umuntu wahamagawe n'Imana nawe, ariko ahamagawe n'Imana yari afite mu mutima we kutazigera yiyanduza. We na bagenzi be ni ishyaka bagize, biyemeza yuko batazigera biyandurisha na rimwe bibaho ibyo kurya by'ibwami. Batazigera biyandurisha, kuko ibyo kurya by'ibwami ni biki? Ni bya biryo byabaga byaraterekerejejwe ibigirwamana. Bariya bami b'i Babuloni ntabwo bari bazi Imana y'ukuri, bagiraga ibigirwamana. Bajyaga bajya kurya ibiryo bakabanza kubitamba, kubimurika. Ibyo ngibyo babyita intonorano. Bo bangaga kurya ibiryo by'intonorano kuko bari bazi neza yuko Imana itabikunda, bigatuma ubuzima bwabo ari bwo kugendera kure ibyo biryo by'intonorano,
umunsi ku munsi bagahora bezwa kandi bagahora birinda ibyo bintu kugira ngo bamainteninge Imana yabahamagaye, bamainteninge authenticity n'ukuri kw'Imana yabahamagaye. Nagira ngo tuzirikane iki kintu bene data mukurikira ijambo ry'Imana. Guhamagarwa n'Imana ni kimwe, ariko no kugera ku cyo guhamagariye ni ikindi. Hari abantu hamagarwa n'Imana ariko ntibarinde umuhamagaro bahamagawe, bikaza gutuma barimbuka n'imihamagaro yabo ikaba impfabusa kuko batarinze ukwera kwabo. Mu gihe Imana iguhaye iyerekwa cyangwa Imana iguhamagaye kuyikorera no kuyisavinga, nibyo byarangaga abanaziri mu gihugu cya Isirayeli. Umunaziri, umuntu wabaga yatoranyijwe n'Imana, yabaga afite ibintu abujijwe byinshi, yabaga yemereye bike kuruta ibyo yabaga abujijwe. Yari umuntu utaragombaga kurya ku biryo byose abonye. Ibintu by'imizabibu yabigenderaga kure, ibintu bya vino yabigenderaga kure. Yahoraga ari umuntu uhora wirinda kandi uhora uri kugendera kure ibintu byose bitera. Rero ni kimwe rero n'umuhamagaro w'Imana. Nibyo Imana yaduhamagariye ngo dukore kandi dusoze mu gihe nk'iki ngiki. Nibyo Imana ivuga ngo nukuri ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nukuri ibishimwa mu bigawa uzaba akanwa k'Imana. Nubaho mu buzima butandukanya ibyera n'ibitera, ibishimwa n'ibidashimwa, uzaba akanwa k'Imana. Nagira ngo uyu mugoroba ufate iki cyemezo cyo gutandukanya ibintu, ibyera n'ibitera, kandi ibibi bikube kure, maze uhore ushyize imbere ibyo kwera no gukiranuka. Kuko iminsi ni mibi cyane, Satani arimo arakora, ashaka no kugusha intore nimba bishoboka nabyo ko zigwa. Ariko twebwe nagira ngo dufate iki cyemezo cyo kugira ngo dukure ibishimwa mu bigawa, tube aba authentique b'ukuri. Ijambo ry'Imana muri Hagayi ibice 2 umurongo wa 22 dore ko 21 nta kibazo. Imana irabwira uwitwa Zerubabeli. Imana amubwiraga yuko izamugira ikimenyetso. Tugiye gusoma Hagayi ibice 21, ibice 2:21. Haravuga ngo ni ibice 2:21. Haravuga ngo bwira Zerubabeli umutegeka w'Ubuyuda uti nzatigisa ijuru n'isi, kandi nzubika intebe z'ubwami n'ibihugu byose, kandi nzarimbura imbaraga z'ibihugu by'abanyamahanga byose. Nzubika amagare y'intambara n'abayagenderamo, kandi amafarashi n'abayagenderaho bazagwana, umuntu wese yicwe n'inkota mugenzi we. Uwo munsi niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nzakujyana Zerubabeli we, mugaragu wanjye, mwene Sheyalutiyeli, niko Uwiteka avuga, nzakugira ikimenyetso kuko nagutoranyije, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imana ibwira Zerubabeli ati uwo munsi nzakujyana nkugire ikimenyetso kuko nagutoranyije. Abantu benshi baratoranywa n'Imana ariko ntibarinde ukwera kwabo. Ntibarinde ukwera kwabo bigatuma bahinduka ibishingwe. Kandi nibyo ijambo ry'Imana tubwira hano mu gitabo cya Timoteyo mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, avuga nk'uko ngo yani na yambure niko uko barwanyije Mose, niko habonetse n'abo bagabo barwanya ukuri, bafite inkovu z'ubushye mu mitima yabo, kandi ngo nta n'icyo bamaze ku byo kumenya. Ngo ntacyo amaze ku byo kumenya. Niko rero umuntu wavuye mu kwera kw'Imana, wavanze ibintu, yari afite umuhamagaro w'ukuri kandi no gusohoza ubushake bw'Imana ku buzima bwe n'ubw'abandi, ariko akiberaho ubuzima bwe, akamera nka wa mwana w'ikirara wavuze ati ngewe aho bigeze ahangaha mu munani wanjye njye kwiberaho, njye kwipangira,
data ndashaka kwiberaho ubuzima bwanjye, aragenda bikira, aragenda arorongotana kugeza ubwo yaje gufata icyemezo, ubuzima bumunaniye aragaruka. Rero ni kimwe nk'umuntu ufite isezerano ry'Imana, ubitse amabanga y'Imana, ubitse umuhamagaro w'Imana, akiberaho ubuzima bwe, akiberaho uko yishakiye. Uwo nguwo rero ntacyo aba amaze mu bwami bw'Imana, ndetse aba ari nk'igishushushungwe mu bwami bw'Imana, ntacyo aba amaze ku byo kumenya. Ariko nagira ngo we mwene data ugize amahirwe yo kuba uri kumvira ijambo ry'Imana, uvane ibishimwa mu bigawa, kandi ube umuntu umeshe kamwe, kugira ngo utagirwaho n'umugayo. Ibyo Uwiteka yakugambiriyeho ni byiza kandi ni iby'ikundiro, ni ibyera, ni ibitunganye, ni iboneye, ariko byagupfira ubusa. Ijambo ry'Imana dusanga muri Ezekiyeli ibice 33:12 haravuga ngo gukiranuka k'umukiranutsi ntacyo kuzamumarira ku munsi w'igicumuro cye. Nanone mu gihe umuntu wakiranirwaga cyangwa umunyabyaha yihannye, ibicumuro bye ntabwo bizamwica ku munsi yahindukiyeho. Brethren, note this: twaramagawe n'Imana si ibintu ugomba kurata. Hari abantu benshi bamagawe n'Imana kandi bakoze ibikomeye, ariko basoza nabi kuko batarinze ukwera kwabo. Baho ubuzima rero butandukanya, baho ubuzima butandukanya ibyera n'ibitera, kandi ibishimwa n'ibidashimwa, kugira ngo koko uzabe akanwa k'Imana. Kandi nuba ubwo buzima butandukanya ibyera n'ibitera, ukaba uri authentique, honestly ndakubwiza ukuri yuko uzaba akanwa k'Imana koko, nk'uko Imana yabwiye Yeremiya. Reka dusome mu gitabo cya kabiri, cyangwa rwa Pawulo yandikiye Timoteyo, ubwo ni ya kabiri ibice 2 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje, ngo nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo aba akinesheje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino, ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze ibyo, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Amen. Ujye wibuka Yesu wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye, nk'uko ubutumwa nahawe buri. Ubwo ndenganyirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo niribohwa n'iminyururu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryo niribohwa n'iminyururu. Paulo arahugura umwana we yabyaje ubutumwa bwiza, amubwira kwirinda ibintu byose bitera. Yari azi neza yuko umuntu atahabwa igihembo cyo kurushanwa atarushanyijwe uko bikwiriye. Nawe rero ntuzavuge ngo uzahabwa ibihembo nyamara utarushanyijwe nk'uko bikwiriye umukozi mwiza warwanye intambara nziza. Reka rero brethren, twige kubaho ubuzima buvana ibishimwa mu bigawa, kugira ngo tuzabe koko akanwa k'Imana. Uko bwije nuko bukeye turushaho kwezwa, kuko uko iminsi igenda ishira hagenda haboneka intambara, hagenda haboneka ibyago byinshi, hagenda haboneka ibintu byo gukura abantu kuri Kristo, ariko uzaza ntazatinda, kandi umwami udukorera ari bugufi kuza guhemba ndetse no guhana. Mbese are you ready? Uriteguye cyane?
uwo munsi uriteguye, kuko ubwo azaza agahamagara amazina y'abakiranutse, nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba nkamusanganira. Nawe se niko bimeze? Nawe uriteguye kugira ngo ubwo azaza agahamagara amazina y'abakiranutse, agahamagara abera? Nawe uriteguye kugira ngo tuzajyane n'umwami waducunguye iminsi yose? Tubeho ubuzima rero bwitegura kandi burinda cyane amahitamo twahisemo yo gukurikira Yesu. Biragatsindwa cyane kubaho uvanga ibyera n'ibitera, kubaho uvanga ibishimwa n'ibidashimwa, ahubwo tumese kamwe kugira koko tube akanwa k'Imana. Tugiye kumva gato iyi ndirimbo ya injili bora ivuga ngo icyo wandemeye. Ndagaruka mu mwanya dusenga dusoza, ubundi dufate umwanzuro wo gukura ibishimwa mu bigawa. Reka tubanze twumve indirimbo ya injili bora gato, ngaruka mu wandemeye kuguhimbaza ndetse no kukuramya, ngo nkwihaza jya binira. Rero kugira ngo tube ubuzima buramya Imana, nuko tuzirikana cyane aho yadukuye. Imana yadukuye ahantu habi cyane, aho twari dupfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko Yesu ko ari umutunzi w'imbabazi yadukirije ku bw'ubuntu bwe. Ubwo buntu rero twagiriwe si ubwo gupfa ubusa, kandi si ubwo kugira ngo bugende ubusa, ahubwo ni ukugira ngo dutandukanye ibyera n'ibitera, dukure ibishimwa mu bigawa, kugira koko duhinduke akanwa k'Imana. Imana ibaho umugisha cyane, mwakoze kubana nanjye. Ariko ahashobora kuba utarakizwa, ushobora kuba utarizera Yesu mu buzima bwawe, uno ni umugoroba mwiza 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 wo kugira ngo wakire Yesu. Ahantu hose umaze kumvira ijambo, urikurikiye now live kuri radiyo y'Agaciro, cyangwa se uza kurikurikira kuri YouTube, nagira ngo ubwire yuko uyu mwanya ni amahirwe meza yo kwakira Yesu. Niba umaze kwizera Yesu ko yagupfiriye kandi ari wowe yazize, kandi yaje washaka, subiramo no magambo tuvuga ngo mwami Yesu, maze kumva ijambo ryawe, menya ko wapfuye ari njye uzira. None uyu mwanya izina ryanjye urivane mu gitabo cyo kurimbuka, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Satani, sinzongera kugukorera, igihe nagukoreye kirahagije. Ubuzima bwanjye mbuhaye Yesu kugira ngo abugenge kandi kugira ngo abuyobore. Urakoze Mana kunyakiriye, kandi mwuka wera unshoboze. Amen. Urakoze kuba usubiyemo ano magambo. Ni amahirwe meza yo kugira ngo uhite ushaka itorero usengeramo, ndetse na association muri kaminuza. Ugende wigira umubatizo, ugende ubatizwe, wajya muri PSA, wajya muri SEPO, wajya muri RASA, muri Voice of Hope, Rajemeri cya GBI, ugakomerezayo umurimo w'Imana, ugaterizanya n'abandi bera kugaruka k'umwami Yesu. Ukaba ufite assurance yo kuzabana n'Imana. Reka dusenge dushima Imana, twize uyu munsi gukura ibishimwa mu bigawa. Nukuri ibishimwa mu bigawa, uzahinduka akanwa k'Imana. Imana ni ukuntu umuntu uvanga ubuzima, ntabwo Imana ukuntu umuntu uvanga ibintu. Ishaka umuntu uri uhitamo kimwe cyo kugikorera. Ngo ubwo uri akazi yaza, ukaba udakonje, udashyushye kandi ntukonje, nzakuruka. Ariko Imana ishaka yuko tuba ubuzima buhitamo iyo yonyine ko ariyo turamya kandi dukorera. Reka dusenga Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye ko udukunda kandi utwitayeho. Reka mwami, abantu bamaze kumva ijambo ryawe rigira imizi mu mitima yabo, babeho ubuzima butandukanye ibyera n'ibitera, kandi ibigawa bijye kure yabo, babe mu buzima bwo gukora ibishimwa gusa. Urakoze Yesu ko ubikoze, urakoze kugiriye neza abantu kandi kuyemba imitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Imana y'umugisha cyane, mwakoze kubana nanjye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, mwagezwagaho na Minisiteri Ivugabutumwa Big Evangelical Network. Mukomeze mugirirwa neza, muhabwa umugisha n'Imana. Muramuke kandi mu mahoro, mwadukorera tubana natwe. Reka dukomeze kunezererwa ubwe